Aho umugabo kera wari iki kera ari umusore ari umusore nabaye umugabo ufite responsibility ngomba kubahiriza ni changement nziza tu twabonye indirimbo Bulldog avuga ko mwakoranye hanyuma amavideo mubwira kuba yiretse kwisuka kwera wayi ni 2 miliyoni ebyiri ubu ngubu The Ben ni iki wabwira abantu indirimbo bizagenda gute nimanye na Bulldog first of all me and Bulldog were in good times namwandikiye musaba n'imbabazi abayeho ikino gihe nyine gusohora indirimbo murabizi hari ibintu byinshi ba involved hazamo company za distribution zanyu kubyumvikanamo ntabwo muri kino gihe gusohora indirimbo just anyhow especially ku banzi bamwe n'abamwe nibaza ko atari bose so Bulldog rero number one I'm a big fan arabizi with family icya kabiri I'm sure ko igihe gikwira indirimbo izasohoka kandi ikagera ku Banyarwanda. Yego Ben uherutse gushinga urugo mumeze neza ariko Abanyarwanda bati se The Ben ari hafi guhereza umuryango umwuzukuru bayaretse bigeze he ibyo Abanyarwanda bifuza ibyo ko personnel cyane mwabyihore The Ben umustar Ben kandi bahe mu buzima bw'Abanyarwanda icyo nzi cyo nuko ibintu nk'ibi first of all ntabwo biri unpredictable you can't predict ko uri bugire gutya na gutya muri izo ngingo nari so you wait and see you know icyo igihe kimara ntabwo kigiye giswata twabonye uvuga ko Krizonda Singwa wari kwitabira igitaramo kwayo kubura umwanya yuje BK Arena ibihumbi 2 by'abafana ese ubona biterwa n'iki ko bahanze bo mu Rwanda batinya BK Arena ese twafitiga The Ben nawe one man show ya BK Arena first of all ntabwo nibaza ko abahanzi batinya BK Arena ikindi one man show ni igitekerezo ubundi it's not a must na inuvuga ngo one man show umuntu uvuga ati reka mbikore njyenyine now umuntu iyo yemfurize mu ndi muntu wese let me do 2 men 3 men whatever niyo kuvuga ati I actually have friends if tishuti dushobora kwicara tugaha abantu ikintu cyiza so one man show is really not unuvuga ngo nk'urugero nka ndamutse mvuze ngo reka mu gitaramo muri arena byangura cyane kuba nagikora njyenyine because I have a lot of artist friends nakumva ko byambera byiza turamutse tukize ikintu hamwe it's just an idea ni igitekerezo umuntu ahitamo tu it's not a big deal hanyuma umuziki wa gospel urasa n'urimo kwigarurira Abanyarwanda cyane muri iyi minsi ishingiye ku mibare mbonye maze kuyuza kabira ndavuga BK Arena Krizonda Singwa umusore muto ugisa n'utangiye umuziki neza ariko nawe herutse guca amarenga kufitanye indirimbo na Israel Mbonyi iyo ndirimbo izasohoka ryari cyane kari gospel iri mu nzira nkuko nakubwiye muri kino gihe ntago gusohora indirimbo kubitekereje ari cyo bicyoroshye nagari nka kera ariko indirimbo iri mu nzira already ni nebyiri actually ko imwe imaze kuba recorded so Nambonyi so nibaza ko igihe kitatinze igomba gusohokera Abanyarwanda. Umuvandimwe twabonye ufata Shafi muri Rock Hill kano kanya ntabwo tuzi The Ben muri Rock Hill ni society gihari byarangiye kuri Shafi ubirimo nde bizagenda gute so Rock Hill ifite nk'ibice Rock Hill ubundi twari twariyemeje gukora ibintu birenze just muziki muri department y'umuziki twari twatanye na Shafi Imana ishimwe Shafi n'umuhanzi ukomeye none twumva dukunda Rock Hill rero isa nkaho focusinze mu bindi bintu bitari biriya by'umuziki ni ibintu biri ku ruhande nzabisobanura misi imbere. Umuvandimwe Green P pressure ye ntabwo umufasha gusohora indirimbo ni pressure wakira gute nirambabaza kuko ntago ariko kuri ariko nanone ntago wabuza abantu kuvuga Green ari ukuntu nibaza ko bose bo Green umunyabwenge afite ukuntu apanga ibintu bye njyewe yonje ku by'ukuri as a big brother kumubwira what's right what's wrong nubwo bazi nawe what's right what's wrong just to support him so dufite ibintu byinshi turi gutekereza twakora yaba we ku giti cye ndetse n'ibyo twakorana kandi nzi ko uyu mwaka bigomba gutanga umusaruro. Ben ufite abantu nyarwanda bakunda kuvuga ko kwisha amarangamutima yawe bakavuga ngo si umuntu The Ben wanyategeze ku mutima ni umugome ni umwana mwiza udakunda kuvuga kenshi umuntu amutekereza ibintu byinshi nicyo akira babona gufata gutyo. First of all, not the Ben agaro umugome. The Ben agaro umugome, the Ben just amaranga mutima yawe cyane.
ndayahisha ngo urahisha cyane wanjye nk'uwamenye ikintu utekereza muri wowe ahubwo nibaza ko abantu bavuga ko ahubwo nkunda kuyagaragaza wowe keretse iyo muri afite wenda ukarira kubera munsi nziza cyangwa ibyago ariko mu gihe cyo kuvuga umuntu agushotoye uri n'uvunumaho si ngombwa ko umuntu wese reactinze ku kintu cyangwa se ikintu navuze ugomba kumusubiza ntabwo ushobora kujya ahantu nk'ababara kandi si ngombwa ko iteka ryose n'umunagu nakubangamira ugira icyo ubivugaho si ngombwa Ben uherutse kwegukana igihembo muri East African Awards Entertainment byatangiwe muri Kenya ku ndirimbo Me Forever ni igihembo wakiriye ute ku izina rya The Ben cyane ko ari watwaye n'igihembo cy'umuhanzi mwiza wo muri diaspora umwaka wari wabanje ubikesha indirimbo wayo ni The Ben ukira igihembo cyakiriye ute cyakiriye neza cyane iriya ndirimbo first of all yarantunguye ko n'indirimbo twakoze mu kinyarwanda gusa indirimbo by'ukuri twari twibaza ko tuyikoreye abantu bacu bo mu Rwanda nyuma y'imyaka myinshi imaze iminsi nasohora indirimbo nari nshatse kugaruka mu ndirimbo abanyarwanda bamwe bacu nyine bamwe batugize abo turi bo so I was shocked kumva ko yageze hariya gahabwa n'icyo gihembo ndetse actually n'ubu tuvugana muri Uganda itwara neza so yarantunguye so nashimishijwe n'icyo gihembo yego Ben ufite igitaramo muri Capital One Arena muri Washington ariko hari collabo nyinshi ziri kuvugwa ko ushobora gusohora harimo ya Austin harimo ya Israel Mbonyi hari n'amakuru yari kuri street avuga ko ushobora kuba ufitanye collabo yindi na Diamond Platnumz nibyo izo collabo zose ziri mu nzira even ya Bulldog n'iza Green P uraza kujya Capital One Arena umaze kudereza indirimbo zingahe The Ben nzi kugiye vuga ngo urajya Capital One Arena wamaze gusohora izo collabo ziguku zivuze ziri mu nzira mfite indima Austin hari possible collabo na Diamond yindi ni record nagira recorded yego but ni bigano twatanye ndetse bishobora kujya mu bikorwa very soon hari Green hari obviously Green hari indirimbo twakoze buriya na Tough Gang rest in peace Jay Polly akiriho si I'm That Nigga we haven't decided the name ndumva warayibyo ariko anyways so hari ibintu byinshi bigomba gukorwa ndetse nawe abantu uvuze Bulldog obviously collabo yacu igomba gusohoka so hari ibintu byinshi bigomba gusohoka gusa ntabwo bisohoka mbere ya Capital One Arena hanyuma The Ben single iraza kujya hanze hazabanza single cyangwa so nkuko nababwiye muri kino gihe tugiye gusohora indirimbo distribution zacu zabanza zigahura zikamenya indirimbo nibanza niyo twabanza gutyo so ntabwo bicyoroshye nka mbere niyo mpamvu ubushize watubwiye mu kwa gatanu ariko turi Muhanga mu gatanu ariko tukurimo ko kutazarenga ku kwa gatanu ntabwo kwarenga single ni collabo hashobora kubanza single hanyuma The Ben hari amakuru avuga ko wowe bitewe nuko wabanye na Tough Gang wasapotinze hip hop industry by'umwihariko biciye mu ndirimbo y'ubaha Karasi Imfubyi Inkuba n'izindi ukavuga uti hari amakuru avuga ko wowe wasabye ko haba igitaramo cyo kwibuka Jay Polly gikozwe na Tough Gang ariko nawe ugatanga support ayo makuru niyo ese byabigeze he amakuru ntabwo nyazi ni mashiro igitaramo uzajya muri Amerika abantu bafite amakuru ko ngo akazi kari aka melody hanyuma nawe urimo watukiyaringiye byace mu nzira bakugeze direct cyangwa akazi byaje bimeze ntabwo mbizi na receiving the email from the management team y'abari abantu ndayemera ntabwo mzi aho bahereye okay asante sana